Ese hari igihe wumvise ufite ikibazo ariko nta muntu n'umwe ushobora kugigusobanurira, wigeze wumva utazi igisubizo kandi ukibaza buri gihe uko ibintu byagenze? Buri wese mu buzima busanzwe ahura n'ibi bibazo, ariko hari ubwo ibintu biba biremereye bikaba ibanga rikomeye, bikaba nkaho nta gisubizo gihari. Ibi nibyo byabaye kuri Sir James Cochrane waje ku iperereza rikomeye ry'ubwato bwitwa Mary Celeste mu mwaka w'1872. Sir James Cochrane yari umucamanza mukuru wa Ubwato mu gihe habaga urubanza rwa Mary Celeste mu mwaka w'1872. Yari umunyamategeko w'inararibonye kandi w'inyangamugayo, uzwiho guca imanza z'ibyaha bikomeye n'ibibazo by'ingorabahizi. Mbese byagenze gute? Ubu bwato bwabuze gute? Ni ikibazo wakibaza, ariko tubahaye ikaze kuri Joyce Entertainment. Mbere y'icyo kirego, Cochrane yarakurikiranye ikirego gikomeye kijyanye n'icyaha cyo gushuka no gukora uburiganya mu by'ubwishingizi. Abantu bashinjwaga kugerageza gukora uburiganya kugira ngo bishyurwe amafaranga menshi y'ubwishingizi ku mutwaro, ubwato cyangwa ibintu bifite agaciro, bakoresheje inyandiko z'ibinyoma n'ibimenyetso bitari ukuri. Mu mwaka w'1872, umucamanza w'inararibonye James Cochrane wari uzwi muri Amerika y'Epfo nk'umucamanza w'intwari kandi w'inyangamugayo, yaje ku iperereza rishya riteye urujijo. Abantu benshi bari bamaze imyaka bibaza ku bwato bwa Mary Celeste bwabonetse mu nyanja ya Atlantika hafi y'ikirwa cya Azores. Ubwato bwari bumeze neza ku buryo butangaje, ariko nta muntu n'umwe urimo. Ibikoresho byose byari bihari, amazi n'ibiribwa byari ku rugero, ndetse n'ameza yari arambitsweho nk'aho hari abagenzi bari bategereje gusubira muri ubwo bwato. Mu rubanza rwa Mary Celeste, Cochrane yayoboye iperereza ryimbitse ku bwato n'abari barurimo, asuzuma ibyangiritse, umutwaro, ibikoresho n'imyanya y'abakozi, atanga raporo zishingiye ku bimenyetso, kandi yerekana ko nta bimenyetso by'ubwicanyi cyangwa uburiganya bwabonetse, n'ubwo ibanga ry'ukuntu abari mu bwato babuze ritakemutse. Amavuko y'ubwato bwa Mary Celeste. Mary Celeste akenshi yitirirwaga Mary Celeste. Yari ubwato bw'ubucuruzi bwubatswe muri Canada, ariko bwandikwa nk'aho ari ubw'Abanyamerika. Ubwo bwato bwabonetse butagira umusare, kandi nta n'abandi bantu bari baburimo. Bwari bwibereye ku nyanja ya Atlantika hafi y'icyambu cya Azores ku ya 4 Ukuboza mwaka w'1872. Ibaze nawe uri nko kugenda mu Kivu ukabona ubwato imbere yawe buri kugenda, ariko nta bantu baburimo kandi bumeze neza. Ubwato de Gracia bwo muri Canada nibwo bwabonye Mary Celeste ku ya 4 Ukuboza mwaka w'1872. Babusanze bwangiritse gato, buri ku migozi mike y'amato, kandi ubwato buto bwuzuye amazi, ariko ntibwari bwangiritse ku buryo butashoboraga gukomeza urugendo. Ubwo bwato buto bwitwaga Yare, benshi tuzi nka lifeboat cyangwa ubwato bw'ibanze. Ni ubwato bushobora gukoreshwa mu gihe cy'impanuka cyangwa ugiye gutwara imizigo mike cyane. Ababonye ubwo basanze igitabo cy'urugendo cyari kimaze guhagarara iminsi 10 mbere yo kuboneka. Icyo gitabo cyandikwagaho urugendo, logbook cyangwa ship's log. Ni igitabo cy'ingenzi buri bwato bugira. Igitabo cy'urugendo cya Mary Celeste cyandikwagaho amakuru y'urugendo rw'ubwato, cyandikwagaho ubwato buri, uko ikirere cyari kimeze, imiterere y'amazi n'uko umutwaro wubatse. Bigafasha gukurikirana urugendo no gutanga ibimenyetso by'ukuri mu gihe habayeho ikibazo. Kuba cyahagarariye iminsi 10 byerekana ko babonye ubwato babonye hashize iminsi 10 buri kugenda, ariko nta bantu baburimo. Bituma icyo gitabo kiba kimwe mu bimenyetso by'ingenzi by'umubabaro n'ibanga ry'ubu bwato. Ariko nubwo ubwato bwari bumaze iminsi 10 buri kugenda bwonyine, basanze ibiribwa n'ibikoresho byose byari bihari bimeze neza, ndetse n'umutwaro w'inzoga ntacyo wari wabayeho. Ikibazo cyakomeje kugorana abantu bibaza, aribyo turaza kureba nyuma. Niki cyababayeho? Byagenze gute? Mu rubanza rwabaye Ubwato hatanzwe ibitekerezo byinshi. Bamwe bavuga ko abakozi bari muri ubwo bwato bigometse bagashaka kwica captain. Abandi bakeka ko bari muri de Gracia aribo basahuye Mary Celeste maze bagahimba inkuru yuko basanze nta muntu uri mu bwato. Abandi bakavuga ko ari uburiganya bwo gushaka amafaranga y'ubwishingizi, ariko nta bimenyetso bihamye byigeze biboneka.
Hari n'abavuga ko abari bari mu bwato bashobora kuba barahumetse umwuka w'inzoga bigatuma basinda maze bakagenda. Amateka ya mbere ya Mary Celeste ku mpera z'umwaka w'1860, inyanja nini ya Bay of Fundy muri Nova Scotia habereye igicumbi cy'inkuru idasanzwe. Aho ni mu gace ka Spencer's Island. Umwubatsi Joshua Davis yatangiye kubaka ubwato bushya bwari bugamije gukora ingendo mpuzamahanga. Ubwato bwubatswe mu biti byo muri ako gace bufite masu ebyiri kandi bumeze nk'ubwato bwitwa Brigantine. Iyo bavuze masu ebyiri baba bagaragaza ko ubwato bufite imigozi ibiri imeze nk'amahema afata imiyaga. Iyi masu cyangwa amahema niyo ituma ubwato bwa kera bwarashoboraga kugenda neza mu buryo bw'imiyaga itandukanye. Nyuma y'imyaka ibiri y'akazi gakomeye, ku itariki ya 18 Gicurasi, aho ni mu mwaka w'1861, ubwo bwato bwaratashywe babuye izina Amazon maze bwandikwa ku mugaragaro ku itariki ya 10 Kamena mu mwaka w'1861. Ariko se ni iki cyihishe inyuma y'izi ngendo z'ubwato Amazon? Ubwato bwari burebure hafi metero 30, bufite ubugari bwa metero 7.8 n'ubujyakozemo bwa metero 3.6. Abari babufite bari abantu 9 bo muri ako gace. Umuyobozi mukuru w'ubwato akaba yari Davis, naho kapiteni wa mbere yari Robert McRenna. Mu rugendo rwa mbere muri Kamena mu mwaka w'1861, Amazon yerekeje mu gace ka Five Islands muri Nova Scotia gufata ibintu bigomba kujyana i London, uyu ni umurwa mukuru wo mu Bwongereza. Ariko hari ikintu cyahise kiba gikomeye. Captain McRenna yararwaye cyane maze ubwo bwato buhita busubira Spencer's Island aho bwakomotse. Captain McRenna yaje gupfa ku itariki ya 19 Kamena nyuma y'ukwezi ubwo bwato bukozwe, ndetse abenshi bakaba bavuga ko iyo yari intangiriro y'umuvumo ku bwato Amazon. Nyuma yaho John Nutting Park yasimbuye McRenna, ariko nawe yahiriwe. Ubwato bwahuye n'ibibazo byinshi, bwangirijwe n'ibikoresho by'abarobyi hafi ya Maine ndetse no mu nyanja y'Abongereza bwaje kugonga ubundi bwato. Ibi byose byari ibimenyetso by'uko Amazon idasanzwe, ahubwo ishobora kuba se yifite umuvumo udasanzwe. Mu myaka ibiri yakurikiyeho, Park yayoboye ubwato mu ngendo nyinshi mu birwa bya West Indies ndetse no mu Burayi. Byabaye imyaka yo gutuza kugeza mu mwaka w'1867, ubwo Amazon yarohamaga ku nkombe za Cape Breton Island mu gihe cy'umuyaga mwinshi. Ubwato bwangiritse cyane ku buryo ba nyirabwo babwimye agaciro bahitamo kubuhindura. Ariko se ubwato bwari buzarimbuka burundu cyangwa hari undi uzabugirira amatsiko? Ni ikibazo wakibaza. Guhindura ububasha n'izina. Mu kwezi kumwe gusa Amazon yari yamaze kugurishwa. Igurwa na Alexander McBean wo muri Nova Scotia. Nyuma y'amezi make mu mwaka w'1838 yigurishije ku mucuruzi waho. Hanyuma umucuruzi ayigurisha ku munyamari w'umunyamerika witwa Richard Haynes. Ese ni iki cyatumye Haynes agira ubushake bwo kugura mu ruhererekane rw'ubwato bwari bwarangiritse? Haynes yaguze Amazon ku madolari 1750, ariko ashora andi madolari 8825 mu kuyisana. Nyuma yahise ayandikisha mu mujyi wa New York mu Kuboza mu mwaka w'1838 ayizina rishya Mary Celeste. Abantu bakomeje kwibaza, ese iri zina rishya ryaba ryarizanye amahirwe mashya cyangwa se amakuba mashya? Ni ikibazo wakibaza. Mu mwaka w'1839 Mary Celeste yafatiriwe n'abishyuza amadeni nyir'ubwato maze igurishwa ku itsinda ryo muri New York ryari riyobowe na James Hall Winchester. Imyaka 3 yakurikiyeho Mary Celeste ntabwo yongeye, ahubwo iyo myaka 3 yabaye imyaka y'ibanga. Ariko se muri ibyo bihe by'ibanga hari ibyahishuye mu ngendo zayo? Ni ikibazo. Mu ntangiriro zo mu mwaka w'1872 Mary Celeste yaje gusanwa no kwagurwa, igura amadolari 10,000. Nyuma y'ibi byose Mary Celeste yabaye ubwato bunini bwa tonnage 282.28 buhabwa kapiteni mushya Benjamin Spanner Briggs.
wari ufite imigabane minini mu nyungu z'ubwo bwato, ariko se kuba Captain Briggs yaremeye kurengera ubu bwato bwari bwuzuye amateka y'amakuba byari bivuze iki ku rugendo ruzakurikiraho? Umuryango wa Captain Briggs n'itsinda rye aribo baje kubura maze ubwato bukaboneka ari bwonyine. Benjamin Briggs yari umwe mu bahungu batanu ba Captain Nathan Briggs, kandi hafi ya bose binjiye mu bwato. Babiri muri bo bari abakapiteni. Igitangaje ni uko uyu mugabo yari umukristo ukomeye, yari afite itandukaniro n'abandi bantu bose. Yajyaga asoma Bibiliya buri munsi kandi agatanga ubuhamya bwe mu masengesho rusange. Icyo gihe mu bwato hari harimo Sarah Elizabeth Cobb, umugore wa Benjamin Briggs, bashakanye mu mwaka w'1832, bagakora urugendo rw'ubukwe mu nyanja ya Mediterane mu bwato bwa Forest King. Arthur Briggs, umuhungu wabo, Sophia Metroida Briggs, umukobwa wabo, ndetse n'abandi bakozi barindwi bo mu bwato. Kure ku bwato bwa Mary Celeste ku 20 Ukwakira 1872, Captain Benjamin Briggs yageze New York ku cyambu cya Pier 50 kugira ngo atware utugega 1701 tw'inzoga zikaze. Nyuma y'icyumweru, umugore we Sarah n'umwana wabo Sophia bamwiyunzeho. Ku ya 3 Ugushyingo yandikiye nyina ati, ubwato bwacu buri mu buryo bwiza cyane kandi nizeye ko tuzagira urugendo rwiza. Ku ya 5 Ugushyingo, Mary Celeste yasohotse ku cyambu cya New York ijyanye na Briggs, umugore we, umwana muto n'abandi bakozi barindwi. Ariko ikirere cyari kibi bituma Briggs ahitamo guhagarara hafi ya Staten Island ategereje ikirere cyiza. Nyuma y'iminsi 2 ikirere cyarahindutse, ubwato bukomeza urugendo rujya mu nyanja ya Atlantika. Icyo gihe hafi aho i Hoboken muri New Jersey hari indi nkuge y'Abakanada yitwa De Gracia, iyobowe na Captain David Morehouse, nawe impuguke mu by'ubwato. Ku ya 4 Ukuboza 1872, hashize ukwezi, Mary Celeste yahagurutse hagati y'ibirwa bya Azores n'inkengero za Portugal. Ubwato De Gracia bwabonye ubwato buri kugenda nabi. Iyo nkuge ntiyari indi, ahubwo yari Mary Celeste, ariko nta muntu wari urimo. Ubwo abakozi ba De Gracia binjiraga mu bwato, basanze imisambi n'imigozi byangiritse, imiryango ifunguye, ubwato buto bw'ubutabazi bwarabuze. Mu byumba imbere ibintu byari bitose ariko bigifite gahunda. Intwaro ya kapiteni yari munsi y'uburiri, ariko ibikoresho byinshi by'ubugenzuzi byabuze. Amabaruwa n'inyandiko nyinshi zaburiwe irengero, ariko ibiribwa n'amazi byari bihari bihagije. Nta bimenyetso by'inkubi cyangwa urugomo byabonetse. Ikibabaje kurushaho, ikinyamakuru cya nyuma cyanditswe muri Red Book cyari cyo ku ya 25 Ugushyingo, iminsi 9 mbere. Ese koko ni iki cyabaye? Kuki abantu bose bahisemo kuva mu bwato bufite byose bakajya mu bwato buto butigeze buboneka? Ubwo Mary Celeste yazanwaga i Gibraltar ku ya 12 Ukuboza 1872, urukiko rwahise ruyifata kugira ngo hakorwe iperereza. Umunyamategeko mukuru Frederick Soliford yahise akeka ko habaye icyaha. Yatekerezaga ko abakozi bashobora kuba barasinze inzoga bari batwaye, bakica Briggs n'umuryango we, bakongera bagahimba ikinyoma cy'uko ubwato bwakoze impanuka. Ariko se ibimenyetso byari bifite ukuri. Amaraso bikekwa ko yabonetse ku nkota ya Briggs, ariko byaje kugaragara ko atari amaraso. Ibikomere ku bwato byashinjwaga kuba byatewe n'abantu, ariko abahanga b'inyanja za Amerika bavuze ko byatewe n'imbaraga z'amazi gusa. Amezi 2 iperereza ridatanga igisubizo gifatika. Ku ya 25 Gashyantare 1873, urukiko rwarikuye ubwato. Nyuma Mary Celeste yakomeza urugendo rwayo ijya Genoa, ariko igisubizo ku bantu bari bayirimo ntabwo kigeze kiboneka. Nyuma yo kuboneka kwa Mary Celeste, kuri n'ibihuha byahurijwe hamwe bituma inkuru irushaho kuba amayobera. Hari n'izindi nkuru z'ukuri zivanze n'ibinyoma. Mu 1904 bavuga ko ubwato bwashimuswe n'inkoko nini yo mu nyanja Giant Swede. Mu nyanja hari igisimba kinini cyane cyitwa Arctic ry'isi.
gishobora kugera ku burebure bwa metero zirenga 15 fiti 49. Gifite amaboko maremare ameze nka octopus n'imikaya ikomeye ishobora gufata cyangwa gutera ubwoba, kandi abashakashatsi bavuga ko ishobora kuba yaranateye ubwoba cyangwa ikagaba ibitero ku bantu bo mu nyanja. Abantu benshi bakayibona nk'ikimenyetso cy'amayobera n'ibitangaza byo mu nyanja, ariko kuri kwayo kuracyari amayobera menshi. Ubutaha muri video bizakurikiraho tuzarebera hamwe imiterere yayo, uko ibaho mu nyanja ndetse n'amayobera ikora abategetsi n'abasafiri. Ubuzima bwa nyuma bwa Mary Celeste. Nyuma y'ibyabaye mu mwaka w'1872, ubwato bwakomeje kugurishwa kenshi. Kuva mu mwaka w'1873, Mary Celeste yifashishwaga mu nzira yo mu nyanja y'Ubuhinde ndetse n'Ubuhinde bwo hagati, ariko buri gihe igahomba. Abakapiteni benshi bagiye bapfa mu buryo butunguranye, bituma havuka ibitekerezo ko ubwato bushobora kuba bwari bwaravumwe. Mu mwaka w'1885, Captain German Spark yagambiriye kuyiroha ku nkengero za Haiti kugira ngo abone amafaranga y'ubwishingizi. Yaroshye ubwato, arangije ajyana ibyari birimo abigurisha ku munyamabanga wa Amerika. Gusa nyuma y'iperereza byaragaragaye ko ari uburiganya, maze Paka n'abandi bose babaga bari muri icyo gikorwa barahanwa. Nubwo batakatiwe urupfu, Paka yapfiriye mu bukene nyuma y'amezi 3 gusa. Ese koko iyi yari imbabazi y'ubutabera bw'abantu cyangwa umuvumo wa Mary Celeste wari ugikomeje gukurikirana buri wese? Nubwo hari andi mato menshi yabonetse yonyine mu nyanja, Mary Celeste niyo yabaye ikimenyetso gikomeye cy'amayobera atigeze asobanuka. Izina ryayo ryahindutse ikimenyetso cy'ubwato bwaburiwe irengero, ghost ship. Mu mwaka w'1955, indi nkuru isa nayo yabayeho igihe ubwato bwa MV Joyita bwaburiwe irengero ku nyanja y'amajyepfo ya Pasifika, ugasanga bwonyine nta muntu uriho. Abahanga benshi bakagereranya Joyita na Mary Celeste. Ese inyanja ifite amabanga abantu batazigira basobanukirwa? Ni ikibazo. Uyu munsi ku kirwa cya Spencer's Island, aho ubwato bwubatswe, hashyizwe ikibumbano cyo kwibuka Mary Celeste n'abarenganyijwe n'uru rugendo. Ibihugu nka Gibraltar byanashyizeho amaposta y'urwibutso. Ibyo bidahagije, mu mwaka wa 2014, indege ya Boeing 777 ifite abantu 239 bari muri yo yahise ibura hagati yo mu rugendo iva Kuala Lumpur ijya Beijing. Nubwo habaye ubushakashatsi bunini bwo gushaka igisigazwa cy'indege, ntaho kigeze kigaragara neza, kandi impamvu nyayo y'uko yahise ibura iracyari ibanga rikomeye. Hari ibitekerezo byinshi byatanzwe, ariko kugeza ubu ni imwe mu nkuru zidasobanutse cyane mu mateka y'indege ya none. Ubutaha muri video zizakurikiraho tuzarebera hamwe amatsiko akomeye y'iyo ndege, ndetse hamwe na ghost towns, cyangwa se imijyi yagiye icika burundu ikavaho, ndetse n'uburyo yagiye ihindura amateka n'ubuzima bw'abantu bari bahatuye. Mwibuke gukora subscribe kuri channel yacu Choice Entertainment, ndetse utange like na comment niba hari igitekerezo wifuza kutugezaho. Turabashimiye.